Yes, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza cyane mwege mukurikiye gahunda za umunota sport. Nitwa Yanze Bonheur ase Bob 24 tuje mu makuru y'imikino abayiriwe avugwa muri rusange kugeza kuri uyu munota tuba tugiye kurekuriraho iki kiganiro. Nago tuba turi butinde tuba tugiye kuvuga ku ngingo nkuru ziriwe zivugwa muri rusange. Turavuga kuri Rayon Sport, tuvuge kuri APR Football Club, tuvuge ku matransfer menshi ari kugenda avugwa hano mu Rwanda, hanyuma tuze kwitsa no ku mugabane w'Iburayi. Ubwo mbere yuko dutangira, of course turaza no kwitsa kuri Byiringiro Rague. Uno munsi yagiranye ikiganiro na radio y'igihugu, byose turaza kugenda tubivugaho. Shatse kuza muri APR ariko biranga, ubwo akaba ari uko nguko bimeze. Rero ngiye kuguha ikaze, nizere ko umeze fresh, utanameze neza cyane, ariko nizere ko ubuzima bwawe bana iza kubiringaniza ibintu bikoroha muri rusange. Yes, tudatinze abafana ba APR Football Club ndabizi ko mutegerezanyije amatsiko menshi, muvuga ati se muri APR ubungubu harimo iki muri rusange. Ni byinshi biri kugenda bivugwa muri ikipe y'ingabo z'igihugu, iri kugenda yitegura Sekafa Kagame Cup. Imyitozo hariya Ishyorongi irarimbanyije, abakinnyi bayo bamaze kuba bahagera, batangiye no gukora imyitozo isa n'ikakaye bagenda bakina. Muzamu yamaze kuba ahagera, ba Jibril Watara barahari muri rusange, ba Fidari uyu muhungu wavuye Igicumbi Rubuguza arahari cyane, ndetse n'abandi wavuye muri kapiteni wa Mazembe arahari cyane. Yabashije kuba ahagera hariya Ishyorongi, batangiye kugenda bakora imyitozo. Ubona ko rero abakinnyi bose mu by'ukuri bahari kugira ngo bafashe iyi kipe ya APR Football Club. Fidari rero ni umwe mu bakinnyi bamaze kuba berekana ko urwego rwabo ruri hejuru cyane, ko n'ejo bundi yatsinze n'igitego, akaba yaramaze kuba ahagera muri rusange. Ubwo rero siwe gusa, kuko Rubuguza wambara nimero 13 nawe arahari cyane kugira ngo aze kuba yafasha iyi ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga zikarasa imitutu. Akaba ari muri rusange nimero bamuhaye kugira ngo azaze kuba afasha iyi ekipe ya APR Football Club. Hanyuma ubwo kibaza ngo APR ibyayo bimeze bite muri rusange. Ikipe ya APR ifitanye match zikomeye muri Sekafa Kagame Cup. Ifite match zikomeye aho izaba ikina n'ikipe Vipers, izaba ikina n'ikipe ya Gor Mahia n'ikipe yitwa Garde Republique. Akaba arizo kipe bazaba bahura hariya kuri Stade Amahoro ndetse no kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari ama ekipe yabiri yarakomeye, harimo Vipers ndetse n'ikipe ya Gor Mahia. Hanyuma ntabwo arizo zonyine, kuko ikipe ya Garde Republique ntabwo ikomeye cyane, ariko nayo izaba yigaragaza hamwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Ubona ko imyitozo yayo yo ikomeje muri rusange hariya Ishyorongi. Ubwo ni Nyamukandagira mu kibuga zikarasa imitutu. Ubona ko imyitozo yayo yo uwo bamwita Jibril Watara, akaba ari imwe mu bakinnyi bakomeye cyane, yanabaye MVP w'umwaka dusoje 2025-2026 muri APR Football Club. Akaba ari we wahembwe ejo bundi nyuma yo gutsinda ibitego 18 byose. Rero nawe urabona ko mu myitozo ameze neza cyane. Nyuma y'uwo hari William Togime
Samuel nawe wamukurikiye muri rusange mu bitego bose na Mbonyumwami Taiba bose rero ubona ko imyitozo ikomeje sibo gusa hari n'abandi APR ubona ko ari kugenda yigira gutya yikamata ivuga iti reka tube tubakubita icyo bita abdomino ku buryo nibahura n'abari abahungu ba Vipers bizaba ari ibintu bikomeye cyane bazaba bagenda niko tubyita mu mvugo z'abubu muri rusange kuko ikipe zibategereje zo ni nyinshi cyane ari muri Sekafa hakaba hazazamuka ikipe imwe muri buri tsinda aho hazatorwamo na best loser muri rusange ubwo ni ukuvuga yatsinzwe ariko neza ubundi zigahura ari enye muri kimwe cya kabiri bagahita bajya muri kuri final ubundi izindi ebyiri zatsinzwe zikajya muri kuri kimwe cyangwa se kuri finali izindi zigasiganirwa gutsinda muri ku mwanya wa gatatu muri rusange ubwo zose zigahembwa imwe igahembwa ku mafaranga baba bahisemo kubahereza bose bakagenda bagabagabana rero ibihumbi 30, 20 ndetse n'10 hanyuma 15 bikajya mu itegurwa muri rusange ngo rero umuhungu wanjye Rubuguza Jean Pierre maze kuba yajya muri Nyamukandagira yari intizanyo y'ikipe ya APR muri Gicumbi Football Club ubungu rero akaba yamaze kujya gukacira ifaranga rwose ryo muri APR akabona ko ameze neza cyane igiye kuyagenda muri cyaci bisi rwose ameze neza cyane Rubuguza Jean Pierre akaba ari ko bimeze rero ubwo rero n'abataka n'abadefenseri bose baramaze kuba bahagera icyo usabwa ni ukuzakurikira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ubundi ukabasha kuba waryoherwa nibura umufana w'ikipe ya APR Football Club ngayo nguko uko bimeze muri no ekipe y'ingabo z'igihugu of course ntabwo wayijyamo ngo uyivuge uyirate imyato ibigwi byayo birangire cyane ko ari ikipe iba ikomeye cyane yaratsinze ama ekipe ya hano mu Rwanda hari na champion igeze gutwara idatsinzwe rwose hanyuma ubwo iyi kipe ya APR rero irangije kuyivugaho ibigwi byayo itajya mu ikipe ya Murera Rayon Sport Isaro ry'Inyanza ikipe yariye inka y'umwami niko babivuga muri iki gihe ni ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport rero irahari cyane muri rusange nayo igendera ivuga iti rwose twe turahari cyane ubwo ni nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hagiye hazaho ibihuha bivuga ko Idrissa Kouyate yagize gutya gatuma Rayon Sport igira icyo bita ban iba bandi gusinyisha abakinnyi mu myaka 3 yose uyu muzamu rero Idrissa Kouyate ubwo yaganiraga n'ikipe cyangwa se n'umuvugizi w'ikipe riwe wasiri hariya Igicumbi yagiye atangaza byinshi bigiye bitandukanye avuga ati twebwe rwose ngiyewe n'ikipe ya Rayon Sport nta kibazo na kimwe dufitanye ni Idrissa Kouyate ubwo yagendaga aganira n'ino ekipe ya Murera agenda baganira mu by'ukuri avuga ati ngewe nta kibazo dufitanye ni nyuma yuko muri rusange uyu muzamu hari hatangajwe cyangwa se mu nyamakuru yitwa Miki Junior yari yavuze ko Rayon Sport yabaye band imyaka 3 yose ubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko ikibazo cyavuzwe hagati ya Rayon Sport n'umukinnyi Idrissa Kouyate kimaze iminsi cyarakemutse ku bwumvikane bw'impande zombi ubuyobozi bwa Rayon Sport kandi bwamaze kwishyura gushyikiriza FIFA inyandiko zemeza by'umwihariko kumvikane bwagezweho hagati y'impande zombi baramenyesha abakunzi ba Rayon Sport ko Idrissa Kouyate akiri umukinnyi wa Rayon Sport kandi akaba ari n'umukinnyi ari kiri mu kazi bisanzwe kuko nta kibazo na kimwe afitanye n'iyi kipe bati murakoze J Luti Rayon Sport BK na Airtel ubwo rero akaba ari nyuma y'uko Kouyate ageze gutya agatangaza ko rwose nta kibazo afitanye na Rayon Sport reka tumwumve gatoya ubundi duhite tugaruka n'ikiganiro cyacu
je suis vraiment concentré. Puis je ne vais pas me déstabiliser parce qu'on a plein de choses à faire avec Rayon Sport. Vive Rayon Sport. Défendre Rayon Sport. Moi, je suis déjà focalisé sur cette club. J'ai un projet ici pour faire. Je n'ai pas un problème avec le club. Moi, le président, on s'est mis tout d'accord. Je suis tellement focalisé pour faire une bonne saison avec vous. Et puis, je vais me battre pour ma place ici. Je suis vraiment heureux avec vous, les supporters de sport. Je ne veux pas que vous s'inquiétez par rapport à ce que je suis en train de travailler dans les réseaux sociaux. Je suis vraiment concentré. Puis je ne vais pas me déstabiliser parce qu'on a plein de choses à faire avec Rayon Sport. Vive Rayon Sport. amwita Adrissa Kouyate ati ntabwo rwose bizajya bikunda cyane, ati ntabwo nzigera ngira ntya ngo nta kibazo mfitanye na Rayon Sport, ati ikipe twari dufitanye ibibazo, namenye amakuru y'uko bari bamubereyemo miliyoni 20 ariko bagize gutya babona byinshi bamuhaye miliyoni zigera ku 10, ariko ubu ngubu nta kibazo bafitanye kuko n'ubusabe bwayo muri FIFA bwamaze kuba bwakirwa. Nta gihindutse rero Rayon Sport mu kujya kwandikisha abakinnyi izahita ibandikisha rwose, cyane ko yamaze no kuba ibibikaho. Ubu rero nta kibazo ifitanye na Adrissa Kouyate, n'abari bazi ko hari ikibazo rwose cyangwa se ibyo Miki Junior yatangaje ari byo, ntabwo ari byo. Rayon Sport na Kouyate nta kibazo bafitanye, ari gukora imyitozo. Iyi stade ubona yari ariho ni stade hariya Igicumbi, bumva ko ari mu myitozo rero ari mu kazi. Adrissa Kouyate nta kibazo afitanye n'ikipe y'ubururu n'umweru rwose na kimwe kugeza magingo aya ngaya. Ubwo rero Rayon uramatike yanyu hakiri kare, ubundi muzaze muri Rayon Day mumeze neza cyane, nta kibazo na kimwe ikipe ya Murera ifitanye na Adrissa Kouyate. Ubwo niba utaragura itike rero ukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, ubundi ubasha kuba kwigurira itike uzaze muri Rayon Sport Day hariya kuri stade regional Nyamirambo cyangwa se kuri Kigali Pele Stadium, ubundi ibintu bikomeze kugenda fresh. Natwe nk'umunota tsaduhari kugira ngo birebe neza cyane, ndetse n'abafana ambiance mood. Wowe icyo usabwa ni uko warakoze subscription ku Munota Sport, ubundi tukazabasha kuba tubana kuri uyu wa gatandatu muri irushanwa cyangwa se muri iki gikombe giterwa na Rayon Sport munsi w'igikundiro. Tuzaba duhari nk'irebero.com cyangwa se nk'umunota, byose tuzaba duhari kugira ngo tugende tubikugezaho bigenda neza cyane kabisa. Ubwo rero imyitozo irakomeje ariya ibyumba, ubwo nta gihindutse rwose. Rayon Sport ndagaruka kuwa gatanu yari Kigali, ubundi kuwa gatandatu ni umunsi w'igikundiro. Kuva watangira gukinwa Rayon Sport yatsinzeho match imwe, bwatsindaga ikipe ya Kiyovu Sport. Kuva icyo gihe za Kenyan Police zaravutuye, za Vipers zarayikubise, Yanga yarakubise, Kenyan Police yarakubise. Nta kipe itaratsinda Rayon Sport kuri Rayon Sport Day. Ni ukwibaza ese Gor Mahia ko yabiriye mu myaka nk'umunani ishize, se umunani ubundi 2016 ni imyaka ikabakaba 8-10 gutyo. Ubwo ese nyuma y'iyo myaka yakongera kabirya cyangwa se Rayon Sport izaba ari ikipe y'agafuka imvugo rimwe? Akose ko yamaze kwiyubaka yo bizagenda gute? Ifite umuzamu, ifite abadefenseri bashya, ifite ba Eritatu na Bazuberi. Rayon Sport ubundi cyaye ifite Atiso, umwe mu bakinnyi bavuga ko ari beza, abagera mu myitozo. Nuko tubitega amaso tukareba niba bizaba bikunda muri rusange. Hanyuma ubwo reka tuve muri Rayon Sport tugenda tunyanyagira andi ma equipe yari kugenda akora imyitozo, agenda anitegura byinshi muri rusange byagiye bivugwa. Hanyuma rero tutarajya ku mugabane w'Iburayi, ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cy'igihugu bamwita Yanze Rague, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane
hano mu Rwanda bivugwa ko inyuma y'ikibuga mu by'ukuri bitaba bimeze neza cyane, ariko nanjye ndashaka kuzamutumira tukiganirira rwose Rague, kuko ndabizi ko umwanya atawumburira rwose muri iki gihe. Uyu Byiringiro Rague ndaje Ridivina gukinire video ye. Byiringiro Rague bwaganiraga n'ikinyamakuru cy'igihugu cyangwa se Radio Rwanda. Uyu Rague tangaje ko mbere yuko yerekeza mu ikipe ya Police Football Club yabanje gushaka kugaruka muri APR, akanavugisha umwe mu bafasha APR kugura abakinnyi bamwita Toto Boy cyangwa se Upenzeto, muramuzi cyane. Uyu Byiringiro Rague rero yaganiriye n'itangazamakuru yenda vuga bya challenge yagize, abamushinja kugira indiscipline hanze y'ikibuga, abamushinja DJ n'ibiki byose agenda abivugaho byose. Uyu Rague rero mwe mu bakinnyi bafite talent u Rwanda rufite, afite imyaka mike ya 23 yose. Uyu rero Rague ubwo yaganiraga n'urubuga rw'imikino yatangaje byinshi bigiye bitandukanye. Reka tumwumve n'icyatumye ataza muri APR, n'icyamukuye muri Sun Vikings if akinamo hariya, yakinagamo hariya. Ubundi mu kanya gato tugaruka tuza no ku mugabane w'ibirayi. Nanjye ningira amahirwe rwose kanyemerera muri no minsi tuzaba tuganira. Mwita Byiringiro Rague akaba ari umutambukanyi wa Keriya. Nakirimo nka match uzifatanije ni nka match ebyiri ni nkeya ni cyane noneho ndavuga ati rero sinago mahana nakina kandi nkunda kwikinira iyo buriya ndi gukina numva nishimye kabisa, numva nishimye amafaranga se nshyira imbere ariko nyine adufasha. None ndabaganira ndavuga ati rero nicyo gihe ndavuganye na Etto mupenzi cyangwa rero ngenda shaka kubona umwanya wo gukina nakuntu twasaba nkajya nko muri n'inizanye ndi na Etto turabivugana gutyo turabizi. Etto yambwira ati byakunda nta kibazo. Etto rero nanje ndamupropose kugira ngo mbibwire nanje ndamubwira kugira ngo mbibwire abahari. Etto nambwira ati ngere hano nta mwandi ko no gukina kandi nashaka kwikinira, ngiye kubasaba ngiye ko mwanza aho ngaho mwansaga n'inizanye nkaza nkikinira ugaruke muri APR nje n'inizanye nikinira nashaka gukina. Etto yambwira ati ndaje mbibwire n'abayobozi n'ibikunda ndakubwira. Etto yambwira ati ndabona biri bukunde ari umuntu uzi kuvugisha mukanya we ntacyo ikipe rase nyandikira nyine iyo ngiyo bari mu Sweden perezida wa Somaliya nawe ati rero njye navuga ikipe mu Rwanda navuyemo ko nagenda nk'inizana nyine nkabona umwanya wo gukina kuko ntabwo ndishimiye kabisa. Anamwe nta kibazo wowe niba bantu bavugisha ko ndine nabo bavugisha Etto mbere bantu bavugisha nabyemera turakuvugira ndabona nta kibazo. Ashize akanya Etto arambwira ati ngo umunsi washize cyane nyine amasaha gutya ngo byanze kandi namaze kubwira abayobozi ko nyine iyo yakiri bamfata nk'umutari seriye ngo basafata nk'umutari seriye kandi ndabona nari ko byarangiye nyine. Etto atazamwe ati ngo byanze ntabwo bikunda nyine kuri impamvu yambwiye nyine ndavuga ati niyo kipenera nayabwira utangira gukurugana gutyo maramwe ngo anize mu cyiciro cya gatatu ngo ari muri Sweden ubambwiye none n'ikipe nikira ni moja hamwe nawe ikipe wapi nta kipe irimo kabisa yavuye mu cya kane ije mu cya gatatu urumva uratiwe ntabwo dukunda reka mbere igihe muri vacances nizi Kigali. Bamwita Byiringiro Rague ati mitanizira muri vacances nibwo mwagiye kubona mukabona president wahoza ko fasha Rayon Sport cyangwa se wahoza ari president Rayon Sport Tadeyo ajya kumwakira bikarangira tumonye mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Rero ubwo nuko ririzi leta yari yayicakiye rwose. Uwo ni Byiringiro Rague akaba kugeza mu magingo yangaye byavugaga ko nta ririzi leta arabona, gusa na Police FC kavuga ko rwose tayimwimye
ubwo nta gihindutse mu minsi iri imbere turaza kumenya yagiye mu yihe ekipe muri rusange. Akaba ari umwe mu bahungu dufite bari talented, bafite umupira mwinshi ku kirenge. Ubwo rero akaba ari Byiringiro Rague, akaba ari umwe mu bahungu abakinira ikipe y'igihugu Amavubi, akaba kuri ubu ngubu bakinira ikipe ya polisi yasaraza kuba yerekeza he. Byose tuzamutumira hano ku munota tugende tubiganiraho cyane. Ubwo rero dushimire cyane radio y'igihugu twemerera rwose no gukoresha amashusho ye nta kibazo. Hanyuma ubwo reka tunyanyagire tujya ku mugabane w'Iburayi. Bamwita Lamine Yamal, akaba yujuje imyaka 19 iyo yujuje ku mugoroba washize, amaze gukata ka keke ahita ajya muri press conference. Iyo Lamine Yamal yamaze kuba ava mu cyiciro rwose cy'abana ba 18, noneho ngubu yamaze kuba yerekeza mu bana ba 19. Uyu Yamal rero Lamine yabundi yavutse ku itariki 13 z'ukwa karindwi 2007. Numva ko uyu munsi turi kuri 14 ku munsi w'ejo, ubu afite imyaka 19 n'umunsi umwe. Akaba yambara nimero 10 muri Barcelona, akaba amaze gukina bushize yakinye minota 90 kugakina na Belgium, kubitamo amashota ane, nta assist nta gitego. Gusa uyu Lamine rero ubwo yuzaga imyaka 19 yagize gutya ahita anatangaza rwose, ntabwo ari ibyo guca ku ruhande. Aravuga ati nujuje imyaka 19 mfitanye match ikomeye cyane n'ikipe ya Espagne, ndaba mpanganye n'uwitwa Kylian Mbappe Lotin, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane hano ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Bufaransa. Bakaba bafitanye match kuri uyu munsi rero ku isaha y'isa 3, turaza no kuba tuyibagezaho rwose hano ku munota. Aba n'abahungu babiri bavugwa ko bazayobora ikiragano gishya, nubwo Mbappe we ku kiyobora afite imyaka 28 arusha hafi imyaka 9 uyu Lamine. Uyu rero akaba akina mu ikipe ya FC Barcelona, ubwo ni Lamine Yamal, ni mu gihe Mbappe yakina mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Mbappe yamaze kuba avuga ati twebwe nta kipe nimwe dutinya muri rusange, atariko Espagne tugomba kuba dutera rwose kuri uyu mugoroba bikaza kurangira tunayikuyemo. Ubwo rero icyo twiteze ni kimwe, FC aba bahungu babiri, aba bagabo babiri, ninde ruza kuba ahigika undi muri rusange, cyane ko aba bahungu bari mu bagezweho hariya ku mugabane w'Iburayi mu gutsinda. Muri prediction y'uyu munsi biri kuvuga ko Ubufaransa bushobora kwiharira umupira bukanatsinda ku kigero kigera kuri 59 cyangwa 60% utsinda Espagne. Ni mu gihe Espagne yo ifite wenda icyo twakwita nka probability yo gutsinda Ubufaransa ku kigero kigera kuri 40%. Ubwo rero wowe ureba umupira, wowe ureba ama equipe yombi, wowe wumva umupira no ku munota, ni wowe kuza kwitoranyiriza ukavuga ati se ninde uri buze kuba atsinda kuri uyu mugoroba. No mukino uza kuba sifurwa n'umunyamerika bamwita Ismail Elfat. Uyu akaba ari umwe mu basifuzi bakomeye cyane muri rusange. Uyu Ismail rwose akaba ari umwe mu basifuzi bakomeye cyane b'abanyamerika, akaba ari umwe mu basifuzi bafite imyaka ikiri mitoya, kuko nubwo iki gikombe cy'isi kiri gusifurwa n'abasiniya bafite za 49 na 50. Uyu nguyu afite imyaka 44, yavutse kuri 3 z'ukwa gatatu 1982.
akaba yaratangiye kuba asifura muri Major League Soccer muri 2012 akaba yarahawe badge ya FIFA rero 2016 imyaka 10 irihiritse abonye badge ya FIFA akaba rero ari we uri busifure iyi match araza kuba afatanyije na bagenzi be mu by'ukuri b'abanyamerika batatu ubwo ni Cole Parker ndetse na Kyle Atkins hanyuma umusifuzi wa kane wa gatanu ni Maurizio Mariani umutaliyani ndetse na Daniel Bindoni nawe ni umutaliyani akaba ari buze kuba basifura iyi match ya batanamo ubwo ni abongereza aba nibo bazasifura abongereza na Argentine ku munsi w'ejo ariko kuri Espagne bo baraza kuba basifurirwa n'uwitwa Ivan Barton akaba ari umwe mu basifuzi nabo bakomeye cyane akaba yarabonye badge ya FIFA kuva 2018 uyu El Salvador rero akaba ari we uruze kuba sifura iyi match mu by'ukuri match ikomeye cyane iyo nakubwiraga iyo musifuzi w'umunyamerika yo ni iyo y'uyu nguyu ni iya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza match zaba ikomeye cyane rero hanyuma akaba ari uko nguko gahunda zimeze ku misifurire ku munsi w'ejo. Kylian Mbappe akaba ari umwe mu bakinnyi bitezweho byinshi cyane kuri iyi match ya mukanya gatoya yamaze kuba agaruka rero avuga ati njyewe ndi 100% nyuma yuko nari navunitse kuri match yashize urabibuka asohoka mu kibuga Kylian Mbappe ubu ngubu rero yamaze kuba mera neza cyane ubu ngubu araza gukina ku kigero c'100% muri kipe y'igihugu yiwe y'Ubufaransa muri rusange ubwo rero Mbappe araza kuba hari cyane kuri uyu mugoroba ntimuze kuba mumucikwa rwose biraza kuba ari ibintu biryoshye cyane kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kuri ngo afite ibitego 8 na assist 2 byose abinganya na Coutinho ubwo rero nuko duteye twareba ninde uzaba ahabwa icyo bita Golden Boot muri rusange ariya mu gikombe cy'isi kiri kubera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Ngayo nguko rero uko gahunda zimeze muri rusange ndongera kukwibutsa ko kuri ubu ngubu tugenda tugana ku musozo Rayon Day yahumuye kuri ubu ngubu ibiciro nkuko tukiri ndi kuri coding hano muri studio yacu rwose hano mu munota icyo bita ibiciro Rayon Sport ihise ibitumbagiza tukivuga gutyo rwose ibiciro Rayon Sport ihise ibitumbagiza ubu ngubu bikuye kuri bitatu ubu ngubu igiciro gisanzwe foto ntiwayibonye ubu ngubu igiciro gisanzwe ni 5,000 ubwo ntabwo ari hariya mu Mahoro ni muri Kigali Pele Stadium mutagira ngo ni upper ball ni lower ball muri Pele biba ari lower ball gusa cyangwa ukabyita upper ball uko abishaka igiciro gisanzwe ni inoti none ikigura n'inyama twayitaga inyama n'akanusu k'inyama igiciro cya Regira handi atwikiriye hirya y'abanyamakuru na VIP ni ikiro cy'inyama z'imvange noti y'10 VIP umusini senkani tayafite ngo ntuzahacara hanyuma VIP ni kuri twa dutebe tw'umweru tw'imbere ni inoti y'iribwa rwose 100 tayafite ntuzigere uhakandagira kanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ugura agatike kawe cyangwa se uzagurire kuri Sport Pass
hakiri kare. Iyo ni Murera ihita imena umuti rwose mu minota 3 ishize tubwira iti ibiciro ni uku nguku bimeze. Naho tugiye kuba dusoreza muri rusange nkubwira ko makuru uzajya ugenda uyabona rwose 5/5 nta probleme n'imwe ibayeho hano ku Munota Sport ndetse no ku munota.com ndetse no ku zindi platforms zacu zose, ubwo ni Instagram, X ndetse na TikTok, hose tuba tugenda tugushyiraho na Facebook amakuru yose agiye atandukanye. Ubwo rero nanjye nitwa Bob 24 mu kanya gato ndaza kuba ndi kumwe na Masakombe muri match, nabwo uze kuba dukurikira. Nimba ubonye ikiganiro bwa mbere uze kuba kudukurikira no mu mipira rwose biraza kuba ari ibintu biryoshye cyane. Ubwo rero kangushimire cyane, nshimira Marie Divine namufashije kubanga bw'ibyuma bitagenda neza, tuzajya tugenda tubikosora pole pole ubundi ibintu bimere fresh. Nagushimiye cyane, nifuriza kugira ibihe byiza cyane, yuzemo ibyiza byose wifuza. Ana yo mwijuru ikomeze kubarinda, abona nimba utarakora subscription kandi aho ngaho hepfo kuri subscription button ndi ibintu bigende neza cyane. Bob 24 komeze kugira umunsi mwiza.